bakunzi ba Idark TV, muraho murakomeye, amahoro y'Imana bane namwe. Ntago twayirukanaga rero, ariko ndabashuhuje, nongeye kubaha ikaze kuri Idark TV. Uyu munsi rero muzi ko hamaze iminsi ikintu cyo gufunga insengero, niyo nkuru imazeho iminsi cyane, ariko si uko nanjye ntabibonye, ariko nanjye nifuje kugira ikintu mvugaho kuri uyu mwanya. Hari ibintu shitani aba yifuza ko bibaho, mu by'ukuri rimwe na rimwe akanabitiza n'umurindi, ariko twebwe nk'abantu b'abakirisito ntitubibone. Ariko nje kubabwira ikintu wowe wakora igihe uri mu kigeragezo, cyangwa se ngewe inshuro nyinshi nanjye ibyo nkoresha igihe mfite ikigeragezo nabonye kandi bishobora gufasha umuntu. Icya mbere, igihe uhuye n'ikigeragezo, twarebera nka Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Yozefu ari mu bantu bahuye n'ibigeragezo bikomeye, Aburahamu ari mu bantu bahuye n'ibigeragezo bikomeye. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bahura n'ikigeragezo no muri Bibiliya, bakabura urubyaro, bagapfusha, bakangwa, bakicwa. Ariko ikintu nabonye gishobora kugufasha igihe uri mu kigeragezo nicyo ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere, ikintu wakora igihe uri mu kigeragezo, ikintu cya mbere ni ugusenga Imana. Gusenga Imana, ugasenga Imana ukayibwira uti, ese Mana, ibi bigeragezo ndimo, mpa imbaraga zo kubigendamo neza, mpa imbaraga zo kubirangiza neza. Kandi buriya ikintu nabonye gikomeye, iyo wemereye Imana ukayibwira, ukayiha umwanya, nayo irakubwira. Gusenga Imana rero ni ikintu cyagufasha gutsinda ikigeragezo no kukivamo neza. Kuko ntago ari ugusenga gusa ubwira Imana ukayibwira ibigeragezo yo ibibibona, ahubwo icyo ukora ni ugusaba Imana ubwenge. Cyambere ugasenga Imana ikaguha ubwenge muri icyo kigeragezo urimo, ugasenga Imana ikaguha imbaraga zo gutsinda ikigeragezo urimo. Ibi mbivugiye iki? Ni uko muri iki gihe cyo gufunga insengero usanga hari abantu bibasiwe babwirwa, ndetse n'abantu bo ku mbuga nkoranyambaga, kandi cyane abakirisito bagenzi babo akaba ari bo babakomeretsa bababwira amagambo mabi. Turabyemera yuko hari abantu bagiye bitwara nabi, ari abahanuzi, ari abapasiteri, ariko si bose. Kandi ikindi nababwira ni uko hari igihe abantu bashobora gushyiraho insengero cyangwa se bagashyiraho umurimo w'Imana barahamagawe n'Imana, ariko kubera imyitwarire mibi bikarangira Imana ibaciye. Hari abantu benshi bagiye bahamagarwa n'Imana, noneho nyuma bakabivamo, bagatentebuka bakabivamo, Imana ikabaca bagasigara ari abakozi ba Satani, ariko mbere bari abakozi b'Imana. Urugero nk'umugabo witwaga Sawuli. Sawuli yari umukozi w'Imana, yari yarashyizweho n'Imana, ariko yanga kumvira Imana agezemo hagati. Hari igihe rero abantu bahamagarwa n'Imana, ariko mu nzira zabo hakabamo imitego ya shitani, urugero nk'amafaranga, abagore cyangwa se ubusambanyi, irari ry'iby'isi, ibyo byose ndetse n'imyuka mibi ivangira ubuhanuzi bwabo, bigatuma batentebuka bakagira gute, bagateshuka inzira yabahamagaye. Ariko ntabwo bivuze ko abo bantu baba batarigeze baba abakozi b'Imana, ahubwo ni uko baba baravuye mu murongo w'Imana bakajya mu murongo wa shitani. Ntimugire ngo ibi bintu nubwo bwose aba ari abantu baba barabizanye b'abakirisito bitwa ngo ni abakirisito, ibi bintu ntimugire ngo shitani ntabwo aba ari kubyina. Shitani ahari n'abadayimoni baba bumva bageze ku ntego yabo, kuko bisubiza inyuma abantu mu buryo bw'umwuka. Sinavuga ko abantu basengaga batazakomeza gusenga, abari abakirisito bazakomeza kuba abakirisito, uwera azakomeza yere, ariko bisubiza inyuma abantu benshi, kuko nk'abari abantu bari kubiprofitiramo bavuga amagambo batakagombye kuvuga. Bariya Satani aba yishimye avuga ati bano bantu mukomeze, abaha imbaraga ati mukomeze muvuge, akabibutsa n'ibindi bagomba kuvuga, akabibutsa n'ibindi bagomba kuvuga, kandi bitari ngombwa. Ikindi kintu umuntu akora ari mu kigeragezo nyuma yo gusenga ni ugutuza ukumva iby'Imana ikubwira, gutega amatwi Imana. Gutega amatwi Imana, Imana ivugana natwe mu buryo bwinshi. Imana ishobora kuvugana nawe
igihe uryamye Imana ishobora kuvugana nawe iri kukuvugisha mu ijwi, Imana ishobora kuvugana nawe mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero igihe cyose wemereye Imana, Imana irakuvugisha, ishobora kugutumaho abantu, ariko igihe cyose Imana ntabwo ijya ivugana n'umuntu mu rusaku, ivugana n'umuntu mu ijwi rituje, ivugana n'umuntu igihe atuje mu gihe cy'akayaga gakeya kagenda gake, nibwo Imana ivugana n'abantu bayo. Noneho rero iyo umuntu ari mu kigeragezo gutyo agasenga, ikiba gisigaye ni ugutega Imana amatwi akumva icyo Imana imubwira. Imana hari igihe ikubwira. Ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi baba bashaka kumva ibyiza Imana ibabwira, ariko burya mu bantu b'Imana, Imana ijya ivuga n'ibibi, ariko akenshi abantu bumva ibyiza Imana ibabwira ariko ntibumve ibibi Imana ibabwira. Tuvuge n'urugero, murabizi ko hari abantu Imana yagiye ibwira ati njyewe nzakwica cyangwa se nzarimbura umuryango wawe nk'uko umuntu aheha umwanda. Imana yagiye ibivuga, ariko mwene ibyo abantu ntago babyumva. Aba yagiye ibibwira aravuga ati genda urabeshya, akabwira umuhanuzi ati genda urabeshya, ariko mu by'ukuri ntago aba ari ibintu bikwiriye, ndetse nta nubwo aba ari ibintu dukwiye gukora, ahubwo twebwe tugiye gutega amatwi icyo Imana itubwira ndetse mwituzeje. Ikindi kintu wakora ni ugusoma Bibiliya. Buriya gusoma Bibiliya nabwo ni uburyo bwo gusenga. Iyo usoma Bibiliya Imana irakumva. Igihe cyose usoma Bibiliya uba uri kuvugana n'Imana, kuko Bibiliya ni urwandiko Imana yandikiye abantu bose bayikunda, kandi n'abatayikunda nabo iyo bayisomye n'ubundi Imana irabavugisha muri Bibiliya. Kandi burya nta muntu wanga Imana, kuko nzi ko burya na shitani izi ko Imana ibaho, izi ko Imana ifite imbaraga, ahubwo ni uko Satani, imbaraga n'ibishuko bya Satani byose biza bikirundanyiriza ku muntu, ugasanga umuntu akoze ibibabaza Imana, ibitukisha izina ry'Imana, ariko atari ukuvuga ngo ni urwango umuntu yanze Imana, ko buri muntu wese azi ko hariho Imana, kandi azi ko hariho iyaremye ibi bintu byose, ahubwo ikibura ni imbaraga zo gukorera Imana, zo kwemera ubushake bw'Imana, kuko akenshi ubushake bw'Imana burasharira ndetse bugora n'abantu benshi. Ikindi kintu wakora uri mu kigeragezo rero, nyuma yo gusoma Bibiliya, ni uguceceka. Guceceka, ntiwirirwe uvuga ibigeragezo byawe. Ibigeragezo, iyo ubonye ikigeragezo, wenda tuvuge urugero, ubonye ko ari ikigeragezo utiteye, kitaguturutseho, ubonye ko atari ikigeragezo kitaturutse ku Mana cyangwa se cyaturutse kuri shitani, ikintu uba ugomba gukora nyuma yo gusenga Imana ikakuvugisha, gusoma Bibiliya, ikintu uba ugomba gukora kindi ni uguceceka. Guceceka ni intwari ikomeye cyane. Iyo ufashe ikigeragezo ufite, tuvuge ufite ikigeragezo ubana nabo cyo, kandi nta muntu uzakigukiza, nta muntu uzakigufasha, tuvuge ni ikigeragezo cy'uburwayi ni urugero. Ikigeragezo cy'uburwayi nta muntu uzakuvura, nta muntu uzakuvuza, uretse Imana yonyine izagukiza. Nta kindi kintu wakora, nta kwirirwa ugenda ubwira abantu ngo ndarwaye, harya abo uri kubwira ko urwaye nabo wenda hamwe muri bo batanifuza kubaho, cyangwa se batanakwishimiye, cyangwa se bafite n'uburwayi burenze ubwo wowe uri kubabwira ariko bo babicecetse, cyangwa se nabo nta kintu babikoraho. Icyiza rero ni uguceceka, ukomeza ugasenga, ukinginga Imana, noneho Imana yo ikaguha umurongo. Hari ikigeragezo umuntu agira, ntabwo ibigeragezo byose abantu bagira birwa babivuga. Tuvuge nk'ikigeragezo, wenda tuvuge bagufungiye urusengero, nta kindi kintu wakora, kwirwa ubivuga si wo muti. Kwirwa uvuga bagenzi bawe ngo bakoraga ibi bagize gute, ntabwo ari wo muti, ahubwo kuko hari amabwiriza yashyizweho, senga Imana ayo mabwiriza nawe uzayagereho. Senga Imana nawe, Imana izagukorere ibyo ubwira Imana uti nimba kuko warampamagaye Mana, nanjye ngeza kuri ibi abandi bagize gute bagezeho, cyangwa se aya mabwiriza nanjye umpe kuyageraho no kuyagenderaho. Yewe nicyo ngicyo numva gikwiriye
hanyuma nyuma yo guceceka ugategereza icyo Imana ikubwira, ugategereza ubushake bw'Imana, ugategereza kandi iyo utegereje Imana irakora. Inshuti bavandimwe rero mukomere cyane, amen.